Ni inkuru y'incamugongo, ni amakuru yababaje abantu benshi. Uwo mubyeyi murimo kubona kuri screen bivuga ko yishwe n'umugabo we, ni nyuma yo kumwangira gukora imibonano mpuzabitsina. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane ndetse iteye agahinda cyane ku buryo umuntu abuze uko abisobanura. Uyu mugabo rero bikekwa ko yishe umugore we nyuma y'uko amaze igihe kinini amusaba gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'abo bombi. Gusa umugore yari atwite inda y'amezi 7 ndetse akagira impungenge z'igikorwa kubera ko yari akuriwe. Uyu mugabo rero akaba yamuhase cyane, umugore arabyanga biza kurangira amukubise kugira amwishe. Reka mpereze ikaze wowe wadukurikirana kuri gatanu. Reka kandi nshimire abakunzi bacu mwese badukurikira, ndetse nsabe nawe ugeze hano bwa mbere kandi subscribe ndetse ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu byubaka bikugira gatanu kuri gatanu. Ni umukobwa witwa Sara, atuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bita Asana Hospital, ari naho yashyikirijwe nyuma y'uko akubiswe n'umugabo we kugeza apfuye. Yashyingiwe mu mwaka washize w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa 10, akaba yari amaze amezi 3 ashyingiwe. Gusa yari afite inda y'amezi 7, byumvikana ko yashyingiwe atwite. Biravuga ko rero umugabo we yahoraga amuza ku nkeke amusaba ko bakora imibonano mpuzabitsina, gusa umugore akagira impungenge ku mpamvu z'uko inda yari ikuze cyane. Ndetse umugabo we yakomeje kumuhatiriza gukora imibonano mpuzabitsina hagati yabo, ariko umugore ati rwose ndakuriwe, ntabwo ndimo kubyumva neza, afite impungenge nyinshi. Uyu mugabo rero wagira ngo hagiye yafashe ibiyobyabwenge cyangwa se niba ari rya mukontorere yawe, donc nta muzungu byagenze, bituma umugabo akomeje kugenda amuhata kenshi ko akeneye ko baryamana, ariko umugore akagira impungenge nyinshi. Biza kurangira rero umugabo wafashe umwanzuro wo kubita umugore kugeza amwishe. Ndetse ubwo uyu mugore yagezwaho kwa muganga yasanzwe n'umwana uri mu nda yapfuye. Ni ibintu rero bibabaje cyane, ni ibintu byababaje abantu benshi bitari byiza rwose. Hari impamvu nyinshi zituma tugaruka kuri izi nkuru zitandukanye. Mwabagabo mwe mube intangarugero, mwite ku bagore banyu. Mwabagabo mwe mujye mwihangana, akenshi na kenshi uburyo umubyeyi atwite hari igihe rimwe na rimwe batiyumva neza, kuko burya abagore ubuzima babonamo atwite ntabwo bumeze nk'ubw'umugabo. Abagabo mukunde abagore banyu, mube intangarugero, mwite ku bagore banyu, mukurikize inama za muganga. Ikindi kandi mwabagabo mwe, nubwo rwose waba wararongoye umugore wawe waramukoye, ntabwo ari ngombwa ngo cyangwa se ari byiza ko muza ku nkeke. Si byiza ko rimwe na rimwe igihe rwose mwa kino kibazo atwite, cyane ko ari umugisha ku muryango, ntabwo ari byiza ko umukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato atabyumvamo. Akenshi na kenshi burya ni byiza kubaza muganga icyakorwa, cyane ko hari inama nyinshi abaganga babagira abantu bubatse, cyane cyane bageze muri kino gihe cyo kuba umudamu atwite. Ni inkuru ibabaje cyane kuba uyu mugabo yafashe umwanzuro ugayitse agakubita umugore kugeza amwishe kubera ko yanze ko baryamana. Ibi bintu rero biba ahantu henshi, ntabwo ari muri Kongo gusa, ahubwo n'ahangaha birahaba mu Rwanda n'ahandi hatandukanye muri Afurika, ku isi hose. Muri tube intangarugero, abagabo tube intangarugero, tugire urukundo, tugire umutima wo kwihangana, tugire umutima wa kimuntu. Ibera mu ngo ni byinshi, amakimbirane menshi, umunsi ku munsi abantu barimo kwicana. Donc abantu benshi basigaye batinya mariage kubera ibibazo biri mu ngo. Abantu benshi batinya mariage. Reka twihanganisha umuryango wabuze uyu mubyeyi. Uyu mugabo nawe dore ko yahise afatwa n'inzego z'umutekano, ariko nawe ahari rwose, donc bivuga ko yabaye nk'umusazi. Reka mbwira abadukurikira ngo rero tube intangarugero, abagabo tube intangarugero, dukunda abagore bacu, twihangane kandi twirinde ikintu cyose cyatuma ubwonko bwacu buva ku murongo kugeza ubwo dufata umwanzuro nk'uwo nguyu. Tube intangarugero, dukundane, twirinde amakimbirane aturuka mu ngo zacu, amakimbirane hagati y'abashakanye agira ingaruka ku bana. Twirinde kandi rwose tube intangarugero, dukunda umuryango, kubera ko amakimbirane asenya urugo, agasenya umuryango, agasenya ejo hazaza, agasenya ibintu byose kandi akatugeza ku rupfu.
kababwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza rero, ndabakunda cyane, kandi subscribe ujye ukomeza kugenda ukurikira ibiganiro byacu 5 kuri 5, murakoze cyane. Ni inkuru